أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مبعث رحمة العالمين، العبد المؤيد ورسول المسدد، المصطفى الأمجد، حبيب الله رب العالمين، أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Ishimwe n'ikuzo n'ibisingizo byose ni ibya Allah subhanahu wa ta'ala. Amahoro n'imigisha bisakare ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam n'abiwe baziranenge ahal bait. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Bavandimwe bayisilamu namwe bayisilamu kazi, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bavandimwe, mu isomo ryashize twabonye yuko jamii ya Kiislamu ari ngombwa ko iba ifite umuyobozi. Imma uwo muyobozi ari wa wundi ushobotse ukwiriye kuba umuyobozi, cyangwa mu mahirwe makeya bakagira wa muyobozi udakwiriye kuba umuyobozi. Ndetse Qur'ani nayo itubwira umuyobozi mwiza uko aba akwiriye kuba ameze. Umuyobozi mwiza twabonye ko ari wa wundi uyobora abandi akurikije amategeko ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hanyuma tubona wa wundi udakwiriye kuba umuyobozi, ibikorwa byiwe bikurira abandi kugana umuriro. Bavandimwe, twanasobanukiye yuko umuhagararizi wa Allah subhanahu wa ta'ala hano ku isi ari Allah subhanahu wa ta'ala ukwiriye kumwihitiramo. Dore yuko abantu duhisemo dushobora guhitamo wundi udakwiriye kuba umuyobozi, hanyuma akazaza akavanga amategeko ya Allah subhanahu wa ta'ala. Rero babandi bayobora abandi bakurikije amategeko ya Allah subhanahu wa ta'ala, niho dusanga intumwa za Allah subhanahu wa ta'ala, ndetse wanyuma muri izo ntumwa ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Muhammad uri kumwe na Qur'ani nayo iri kumwe na Muhammad. Abagize amahirwe bagakurikira intumwa y'Imana Muhammad, bagashikamana na Qur'ani na Nabi Muhammad, abo ngabo bari mu batsinze. Abo ngabo bari mu batsinze ibizazane by'isi. Rero niho twarangirije tubibaza ati, ese nyuma ya Nabi Muhammad abantu bazakomeza kurokoka gute ibizazane by'isi? Ariho bamwe bavuga ati Nabi Muhammad yagiye atadusigiye umurage, ariko niho uyu munsi tugiye kureba kuri hadithi thakalaini. Hadisi y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam adusigira ibiremereye bibiri, akatubwira yuko ushikamana n'ibi bibiri akagumana n'ibi bintu bibiri ntago azigera ayoba nyuma yiwe, kubera ibi bibiri byose nibyo nuwo mugozi uzakomeza kubahuza n'intumwa y'Imana Muhammad ndetse na Allah subhanahu wa ta'ala. Iyi ni hadisi biri mu Isilamu wese akwiriye kumenya. Nashaka bari umuyisilamu w'umusuni cyangwa umuyisilamu w'umushiya akwiriye kumenya iyi hadisi. Niyo mpamvu uyu munsi tugiye kureba ko ingenzi yo kumenya iyi hadisi. Ni hadisi ya Nabi Muhammad yanditswe mu bitabo by'abashiya n'abasuni. Ni hadisi Nabi Muhammad yavugiye ahantu hagera muri hane. Ahavuga ati, inni tariqu fikum amrayni in akhadhtum bihima lam tadullu.
Nabi Muhammad aravuga ati mu by'ukuri mbasigiye amategeko y'ibintu bibiri, nimubifataho mugashikamana nabyo, lan tadullu, ntabwo muzigera muyoba. Kugira ngo murebe ibi bintu bibiri agiye kuvuga abo mugomba gushikama nabyo, akoresha lan itandukanye na la, kugira ngo bisobanuke neza. Iyo umuntu avuze la adhhab ila suq, ntabwo ngenda ku isoko, iyi la igaragaza yuko utagenda aka kanya ariko ushobora kuza kugenda. Ariko mu gihe ukoreshe lan adhhab ila suq, iyi lan igaragaza yuko utagenda ndetse utazanagenda. Nabwo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam akoresha lan tadullu, yani nta na rimwe uzigera ugira ute uyoba, ntabwo muzigera muyoba mu gihe ushikamanye n'ibi bibiri. Akavuga kitabullah azza wa jalla, igitabo cya Allah subhanahu wa ta'ala, wa ahal baiti itrati, ndetse nabo mu muryango wanjye. Agakomeza akavuga ati ayyuhan nas, yemwe bantu. Nabi Muhammad nagavuga yemwe bemeye, avuga yemwe bantu, isma'u wa qad balaghtu innakum satarduna ala hawda. Akababwira ati yemwe bantu, mumve ibyo mbabwira, mukuri nabwiwe ko muzangarukira ndi ku mugezi wa hawda. Uyu ni umugezi umuntu uzanywa kuri ayo mazi ntagazigera agira inyota. Aha akavuga ati fa as'alukum amma fa'altum fi thakalaini, hanyuma nzababaza ibyo mwakoze kuri ibi bintu bibiri biremereye. Wa thakalani kitabullah azza wa jalla, ibi bintu biremereye nabasigiye igitabo cya Allah subhanahu wa ta'ala, wa ahal baiti, ndetse nabo mu muryango wanjye. Waba uri umushiya, waba uri umusuni, waba uri inde wese, kwera hejuru intumwa y'Imana Muhammad yakoresheje iki? Ayyuhan nas, ntabwo yigeze atoranya, yavuze yemwe bantu. Bivuze yuko ibi bibiri yabisigiye abantu, si yabisigiye abandi, abayisilamu b'abashiya cyangwa abayisilamu b'abasuni, si yatoranyije. Agakomeza akavuga ati fala tasbaquhum fatahallaku, akavuga ati nimuzabitangurire, nimuzabijya imbere. Uzabijya imbere azakora iki? Azaba ayobye. Wala tuallimuhum fa innahum alamu minkum, akavuga ati ndetse nimuzabigiraho abanyabwenge, ntimuzabereka ko muri abanyabwenge kubarusha, kuko bo naba banyabwenge babarenze. Mu gihe muri hije ya nyuma y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ku munsi wa Arafa, mu gihe hari izuba rikaze, intumwa y'Imana iravuga ati ayyuhan nas, aravuga ati yemwe bantu. Intumwa y'Imana Muhammad nahangaha ikoresha yemwe bantu, bivuze yuko yemwe bantu harimo babandi bemeye n'ababandi bataremera bazemera. Ibi bintu bibiri birabareba, igihe muzaba mwaremeye mugomba kubikurikiza, mukagomba kugumana nabyo. Akavuga ati ya ayyuhan nas inni tarikum fikum thakalain, yemwe bantu basigiye ibiremereye bibiri. Inni tariku fikum thakalain, imma an tamassakutum bihima
lan tadhullu, nimushikamana nabyo mukagumana nabyo ntago muzigera muyoba. Kitabullah, igitabo cya Allah subhanahu wa ta'ala, wa itirati ahal bayt, ndetse n'igitabo ndetse nabo mu muryango wanjye. Fa innahuma lan yaftariqa, ndetse nimugumana n'ibi bibiri, igitabo cya Allah subhanahu wa ta'ala ndetse n'umuryango wanjye, ntago muzigera muyoba. Mu by'ukuri ibyo ngibyo bibiri ntago bizatandukana, nta kizavuguruze ikindi. Nabi Muhammad abwira abantu nta n'umwe atoranyijemo. Niyo mpamvu ari ingenzi kumenya iyi hadisi. Nabi Muhammad yongeyeho izindi hadisi kugira ngo ashimangire ibi bintu bibiri biremereye. Abazana hadisi safina ani nabiyyi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam innahu qala, guturuka ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, mu by'ukuri yaravuze ati innama mathali wa mathalu ahal bayti fiikum as-safina an-nuh. Aravuga ati mu by'ukuri urugero rwanjye n'urugero rw'abo mu muryango wanjye imbere yanyu ni n'ubwato bwa Nuhu. Man raqabaha naja, umuntu wagize ute, umuntu wuriye buriya bwato bwa Nuhu yararokotse. Hanyuma umuntu wabwihoreye bukagenda akabureka, uwo nguwo yagize ute, yarorohamye. Rero bivuze yuko iyi hadisi izishimangira muri ya hadisi thakalaini yuko umuntu akurikije agakurikira biriya bintu biremereye bibiri, ko atazigera yoba, azaba ameze n'uwuriye buriya bwato bwa Nuhu. Uwuriye buriya bwato bwa Nuhu yararokotse. Rero bavandimwe, ni ingenzi yuko tumenya hadithi thakalaini. Niho Nabi Muhammad avuga ati hadha aliyu ma'a al-Qur'ani, atuyuni ari kumwe na Qur'ani, wa Qur'ani ma'a aliyu, ndetse na Qur'ani iri kumwe na Aliyu. Nuko twatangiye tubona yuko Nabi Muhammad ari kumwe na Qur'ani, na Qur'ani iri kumwe na Nabi Muhammad. Rero uzakurikira uyu muryango uyobowe na Imamu Ali akaba ari kumwe na Qur'ani, na Qur'ani ikaba iri kumwe na Ali, ntago azigera ayoba. Agakomeza tubwira ati ana madinatul ilm, ati njyewe ndi umujyi w'ubumenyi, wa Aliyu babuha, na Ali ni umuryango wayo. Rero bivuze yuko niba ushaka ubumenyi bwa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, nuca imbere ya Ali, numva ibyo Imamu Ali akubwiye, uzaba umaze kurokoka wowe, uzaba umaze kugera kwande, kwa Imamu, kunumwe y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Naho Imamu Ali atubwira ati intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam yanyigishije imiryango 1000 y'ubumenyi. Biri umuryango, muri iyo miryango 1000 y'ubumenyi, biri umuryango ufitemo umuryango nanone 1000. Rero bavandimwe, uwakurikiye ahal bayt abakomeje gufata ku mugozi uhuza intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam ndetse na Allah subhanahu wa ta'ala. Tukata tubona ko babandi nanone bayobora abantu bakurikije amategeko ya Allah subhanahu wa ta'ala ari bo mu muryango w'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kuko intumwa y'Imana niwe yadusigiye, kandi akababwira yuko Ali ari kumwe na Qur'ani, na Qur'ani iri kumwe na Ali. Insha Allah mu isomo ry'ubutaha tuzaza tureba ahal bayt ni bande sasa. Hanyuma yaho turebe Imamu Ali ninde,
turebe Imam Ali muri Quran. Aya zivuga kuri Imam Ali zigabanyijemo ibice bingahe? Ibice 4. Aya zivuga kuri Imam Ali gusa ndetse na aya zivuga kuri Imam Ali nabo mu muryango wiwe, ndetse na aya zivuga kuri Imam Ali n'abasahaba. Insha Allah tuzagenda dusobanukirwa. Wa ilahuna, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.